Reka tugusuhuze kandi tuguhe ikaze wowe udukurikiye muri aka kanya, twizere yuko umeze neza, niba kandi utameze neza, mbere na mbere turakubwira tuti komera, kandi nanone tukwibutsa yuko iki atari igihe cyo gucika intege, ahubwo ni igihe cyo gukomera kigabo, ugahaguruka ukishakamo ibisubizo kuko burya ibyiza bihora imbere. Mbere y'uko dutangira iki kiganiro rero, reka tubanze dushimire buri muntu wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, muri abantu b'agaciro gakomeye, nimwe mukomeza kudutera inkunga yo kudacogora, tugakomeza tugakora ibiganiro nk'ibi byubaka benshi. Imibare iracyatwereka yuko hari benshi bareba ibiganiro byacu, ariko bakaba batarakora subscribe. Niba uri umwe muri abo rero ukaba utarayikora wenda bitewe no kutamenya uko ikorwa, reka tukunyuriremo muri make bikorwa bite. Nureba hasi iyi video urabona amagambo yanditse subscribe, uyakandaho rimwe gusa ukaba ubigezeho. Icyo bigufasha ni iki? Ni uko mu gihe tugize ikiganiro nk'iki dushyira hanze, uza mu ba mbere bagerwaho nacyo. Niba wifuza rero kudacikanwa n'ibindi biganiro byacu bikiza, turagushishikariza cyangwa se turakwibutsa ngo ntugende udakoze subscribe. So uyu munsi rero nk'uko wamaze kubibona, tugiye kuganira ku bintu bitatu by'ingenzi umudamu washatse cyangwa se wifuza kugira urugo rwiza yakwigira kuri Abigail. Ibyo bintu bitatu ni ibihe? Icya mbere ubwenge, icya kabiri kwicisha bugufi, hanyuma icya gatatu guharanira amahoro mu rugo rwawe. Reka tugende tuvuga mu buryo burambuye buri kimwe kimwe. Icya mbere nk'uko twatangiye tubivuga, Abigail yari umugore w'umunyabwenge. Mu gihe abandi babura gutekereza neza mu gihe cy'umujinya, Abigail we yatekereje vuba kandi neza. Umugabo we Nabali yari umuntu w'umunyagasuzuguro. Abenshi niba harimo abibuka iyi nkuru, muribuka umugabo Nabali yari umuntu ugoye cyane kubana nawe. Yari umugabo w'umunyagasuzuguro, ariko Abigail we akaba yarabashije gutekereza uko yaburizamo amahane hagati ye, ni ukuvuga hagati ya Nabali ndetse na Dawidi, kuko bigeze kugirana ikibazo. Ku bantu bazi iyi nkuru, ibi murabyibuka neza. So ubu bwenge rero, ubwenge bwa Abigail bwamufashije gukemura ikibazo gikomeye. Ni ngombwa rero ko natwe nk'abadamu bubatse duharanira kugira ubwenge, atari ubwenge bwo mu mashuri gusa, nabwo ni bwiza, ariko nanone tugaharanira kugira ubwenge bwo gutandukanya icyiza ndetse n'ikibi, ubwenge bwo gucunga urugo rwacu, ndetse n'ubwenge bwo guhitamo amagambo meza, cyane cyane mu bihe bikomeye birangwamo n'uburakari. Ikindi cya kabiri, Abigail yari umugore wicisha bugufi. Twese ntidutunganye, bivuze ngo birashoboka cyane ko hari igihe abagabo mumbabarire ntabwo ari mwese, ariko bamwe na bamwe bashobora kugira ibihe byo kudatekereza neza, bakaba bakora amakosa. Ariko iyo bimeze gutyo, umugore wicisha bugufi aba afite imbaraga zo gukiza byinshi mu mimerere nk'iyo ngiyo. Abigail ntiyigeze avuga nabi umugabo we nubwo yari yakoze amakosa, ahubwo yabigenje ate? Yashatse inzira y'amahoro. Kwicisha bugufi rero ntabwo ari ikimenyetso cy'intege nke nk'uko bamwe bajya babitekereza, ahubwo ni imbaraga. Kugira ngo rero urugo rwacu rugire amahoro n'ituze, biradusaba kwirinda ubwibone, noneho tukamenya guca bugufi imbere y'Imana, imbere y'abandi bantu, cyane cyane imbere y'uwo twashakanye. Ikindi cya gatatu, Abigail yaharaniraga amahoro. Iki kintu cya gatatu cyafashije Abigail
kubungabunga amahoro mu rugo rwe. Yagiye kureba Dawidi afite impano, atuje, avuga amagambo atuje kandi agabanya umujinya. Natwe rero nk'abagore bubatse tugomba kuba abafasha b'abatware bacu ariko barangwa n'amahoro. Igihe urugo rwacu rufite ibibazo ntabwo tugomba kongeramo umuriro, ahubwo tugomba kuba nka Abigayili tugashaka inzira nziza y'amahoro iradufasha gukemura ibyo bibazo mu mahoro nta muntu uhungabanyije mugenzi we. Iyo dushoboye rero guhosha intonganya, guca bugufi no gutekereza neza, bidufasha gutuma urugo rwacu ruba nka paradizo. Ni ukuvuga urugo rurangwamo amahoro, ntirurangwemo intambara. Bamwe bakunda kurwita ngo ni ijuru rito. Ibyo kugira ngo bigereho bisaba ko urangwa n'umuco wo kwicisha bugufi, ugatekereza neza, noneho ukaba n'umuntu uharanira amahoro. Ni iki rero iki kiganiro cyadusigira? Ni irihe somo rikomeye twasigarana? Birashoboka ko hari byinshi bishobora kutugora mu ngo zacu. Nk'uko twatangiye tubivuga, nta rugo rutunganye rubaho. Ikindi natwe tugize ingo ntabwo turi abamarayika. Ibyo rero bituma hari byinshi bitugora mu ngo zacu, bituma hari igihe tugira udukosa dutoya. Ariko nk'uko twabibonye dufite urugero rwiza rwo kwigiraho. Umugore w'umunyabwenge wicisha bugufi kandi uharanira amahoro afite uruhare rukomeye cyane mu kubaka urugo rwe kandi rukaba urugo rwiza. Ni mucyo rero dusaba Imana kuduha ubwenge n'ubushishozi bwo kuba abadamu bameze nka Abigayili, abagore batanga amahoro, abagore batanga urugero rwiza kuri bagenzi babo, abagore bubaka aho gusenya. Ni aha ngaha dusoreje ikiganiro cyacu, twizere yuko mwungukiwe nacyo, cyane cyane wowe wabanye natwe kuva tugitangiye kugeza aho tugisoreje. Twizere ko hari byinshi, hari amasomo menshi wakuyemo. Niba arimo rero turagushishikariza kudakihererana, ahubwo ugisangize n'abandi. Niba utazi uko bikorwa, reka tukunyuriremo muri make. Nubona hasi iyi videwo, nureba hasi iyi videwo urahabona amagambo yanditse she, uyakandeho, hanyuma araguha uburyo bwo kugisangiza n'abandi. Natwe kandi ubitwereke byo bikorwa bite. Hari andi magambo yanditse like, uyakandeho, natwe turabibona. Ibyo bigatuma tubasha kumva ko hari icyo twagezeho, hari benshi babashije gufashwa n'iki kiganiro. Reka tugusezereho rero kandi tukwifurize guhirwa. Imana ikomeze ibane nawe, ihire imirimo y'amaboko yawe, ukore utere imbere. Nicyo twifuriza buri mukunzi wa Iyo Sengesho wese. Naho ubutaha rero, bye.